inshuti zacu z'abanyafurika ndetse n'abanyarwanda n'abandi mutuye isi yose imigabane itandukanye, tunejejwe no kubona mwongeye kudutega amatwi kandi munatwumva, mukadutera n'inkunga zanyu z'ibitekerezo ndetse harimo no kutugira inama, mukanda kuri subscribe mushaka kugira ngo mututere inkunga ndetse mutuzamure mu bitekerezo no mu byiyumvo. Boko bw'ibyo ikiganiro dufite ni ikiganiro cyiza kandi kidufasha mu bitekerezo no mu byiyumvo. Icyo kidufashaho ni ugukanguka mu byiyumvo, tugakanguka mu bitekerezo, tugakanguka mu bijyanye n'imigendere no muri buri kintu cyose gishobora kudufasha kandi kikaba cyatwubakira ejo hacu hazaza nk'abanyafurika. Kuko hari igihe cyageze twiteza imbere, natwe tuba abantu b'ibyamamare bariho mu gihe cy'ibinyejana guhera muri 10, ariko nyuma yaho abakoroni baraje barabitwambura, batwara ubwisanzure bwacu twari dufite, batwara imigenzereze y'abanyafurika twari dufite, bazana imyumvire ya kizungu. Bishatse kuvuga ngo imyumvire ya kizungu bazanye ndetse ishobora kuba itanadufasha, nuko batuzaniye Bibiliya nabigarutseho. Bibiliya ni igitabo batuzaniye ariko bakizana n'inkoni, bakizana n'intwaro, ndetse ukibaza uti inyungu bari bafite ni izihe kugira ngo uzanire abantu Bibiliya hanyuma ukaza unabakubita. Nakekaga ko umuntu mukuru atakagombye gutegekwa nk'umwana mutoya, kubera yuko ijambo niba ari ijambo ry'Imana, uretse ko ngiye ntagendera neza, numvaga batarihatira umuntu, ahubwo we yakagombye kurizamo ku bushake. Ariko na n'uyu munsi ibyo byatugizeho ingaruka, usanga no mu rusengero, usanga n'ahari hantu hariho hose dusengera bigenda gute, usanga bazana ibintu bisa nk'ibyo by'ubukoroni. Impamvu ya mbere ishobora kubaho nko mu rusengero, bakubwira bati zana icya 10 n'amaturo, bakagira aho babyandika. Mu rusengero barakubwira bati icara, ukicara, haguruka, ugahaguruka, ukabyina, ugasanga n'ubundi turi gukora nk'amarugo kandi bitakagombye kuba gutyo. Ubwo rero twasabaga ngo uretse ko covid nyine nayo yabizanye ikikemurira ikibazo cyayo, ari nayo mpamvu nshidikanya nkavuga ni ese koko Imana yaremye isi n'ijuru ikarema ibiyirimo byose n'ibice byose, kuki bayifungira insengero kandi ariyo yazikoze? Cya kabiri, kuki Imana ariyo yazanye yaremye ijuru n'isi ikarema n'ibiyirimo, ariko impapuro zacapwe zikagurishwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 5 kugira ngo buri gitabo cy'iyobokamana? Kandi ubwabyo Imana y'ubwayo yaratanze isi, ukabumbamo n'itafari, ukafata icyondo, ukahoma, ugafata sima, ugakora n'amabuye n'ibindi byose, ibyo ntibikugurishe. Ubwo byo aho ngaho dushize mu gaciro, kuko tuza tukareba tugasanga ibyo bifite nyurabwenge. Kubw'ibyo Imana ko yagiranye ikibazo na Shetani, kandi Imana ariyo yaremye Shetani, kuki ikibazo cyo kuza kuvuga ngo ngewe njye kwishigikira, mwebwe mujye kwishigikira? Kuko burabishize mu gaciro, ntabwo ariko byakagombye kubaho, kubera yuko ni ikibazo niba cyarahereye mu ijuru. Ngewe nk'umwana w'umuntu ntacyo natambika, kuko n'ibibazo byarabereye mu ijuru, ntabwo mu ijuru nagezeyo, nta n'undi muntu uravuga ngo yagezeyo hanyuma ngo nagaruke ngo dusobanurire tubimeze gutya. Ubwo rero iyi ni filime abazungu badukiniye, barayizana ngo twebwe duhugire mu byabo mu iyobokamana, bo bajye kwivumburira ibindi, twebwe
dutakarire muri za nyigisho zabo ndetse zidashobora no kuduteza imbere. Gereranya imyaka wamenyeye Imana wari ukiri muto cyane, none urinze ugera uyu munsi. Mbwira ikintu cy'inyungu wabonyemo usibye kuvuga ngo wagize urukundo. Oya, ibyo ni ukwibeshya. Ntabwo wagize urukundo, ahubwo urukundo rwari karemano mu Banyafurika, rwari karemano mu Banyarwanda. Kubera iki? Bacaga ku nda, umuntu yarakurahiraga ati rwose ndakakwambura, akavuga ati rwose ndi inyangamugayo, bakamwana ibihanga, ntawagicaga inyuma. Ariko uyu munsi mu nsengero niyo usanga ibibazo byinshi, rimwe na rimwe ugasanga bari guhamagara leta ngo izigirite izidufashe. Kuko Kayizari yakakwiye kuza gufasha Imana, cyangwa Imana niyo yakakwiye gufasha idini? Ku bw'ibyo rero turabasaba ngo mukomeze mushishoze, mukora subscribe kugira ngo tubashe kwiteza imbere nk'Abanyafurika. Nyuma ya coronavirus tuzabasha gukora byinshi kandi tubasha kwiteza imbere. Yenda nyuma y'igihe tuzabe twaravuye mu byiciro by'ubukene turimo, dufite ahantu tugeze tutakiri hahandi. Ibyo bizabasha kudufasha mu myumvire no mu bana bacu bazabashe gukura neza. Turabashimiye, turatekereza ko ibindi byose turi kumwe. Mukomeze mudushyigikire, mudutere inkunga n'ibitekerezo byose turabikeneye. Turabubaha kandi turanabakunda kubwo mwemeye kudutega amatwi. Bye bye.